Muvandimwe ukomeje gutega amatwi ibyigisho byacu, nanone twongeye turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Reka twicishe bugufi dusenga Imana. Dawe twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kugira neza kwawe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Tugushimiye kuri Imana nziza kandi ukaba uri Imana y'urukundo. Mwami mwiza kandi mwungeri mwiza, turakwingize cyane kugira ngo ijambo ryawe urisobanure mu mitima yacu, n'ibyo dusenze twizeye kubidukorera mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Nshuti muvandimwe, magambo dukomeje kwigana aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iyo usomye iri somo riboneka mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5, ntabwo uhita wumva neza icyo umwanditsi yari ashatse kuvuga, ahubwo umurongo wa 6 niwo ubisobanura cyane, ukavuga ngo kuko umutima wari muri Kristo Yesu wari mutima bwoko ki. Umurongo wa 6 hari amagambo avuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Yesu rero ubwo yari mu ijuru ahwanye n'Imana kandi apfukamirwa n'abamarayika, we rero Yesu ntabwo yigeze atekereza yuko icyo ari ikintu cyo kugundirwa ngo akomeze yigumire muri uwo munezero w'akataraboneka, aho ahimbazwa mu ijuru kandi ahwanye n'Imana. Umurongo wa 7, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Aha rero usomye ngo ishusho y'umuntu, ntago wahita ubyumva neza ngo wumve ko ari ukwicisha bugufi, kubera yuko hari itandukaniro riri hagati y'umuntu n'Imana. Umuntu ni ikiremwa cyo hasi cyane, rwose kidafite aho gihuriye n'ubushobozi bw'Imana cyangwa se n'Imana y'ubwayo, kuko umuntu ni ikiremwa ariko Imana ni umuremyi. Rero Yesu yaramanutse araza, yemera kwambara ishusho y'umuntu cyangwa se yemera kugira ishusho y'umuntu. Nubwo ari Imana umuremyi, umuntu akaba ari ikiremwa, yemera kumera nk'ikiremwa. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, nubwo yari amaze kuboneka acishijwe bugufi, ayiyambuye kamere y'ubumana y'icyubahiro, akaza ntabwo ari ukuvuga ngo yari yambuye ubumana, kuko n'ubundi yari akiri Imana, ariko Imana yahishwe mu muntu ku buryo abantu batabonaga yuko ari Imana. Yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Aha rero guhinduka umuntu ntago byari bihagije, ahubwo yemera no kwicisha bugufi, apfa urupfu rubi abantu bose baciragaho iteka. Urupfu rwo ku musaraba uwo ari wese yaruciragaho iteka. Ni nk'uko uyu munsi wa none iyo wumvishe ngo umuntu yiyahuye, uba wumva biteye ubwoba cyane, cyangwa se ni urupfu rukojeje isoni cyane, kuko ari urupfu rwo kurimburana umubiri n'ubugingo. Rero urupfu rwo ku musaraba, uwabaga ashyizwe ku musaraba yabaga ari ikivume mu bivume birenze ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wabaga ari umunyabyaha ruharwa, ariko Yesu iryo totezwa yararikoreye, ashyirwa mu mugabane w'ibivume birenze ibindi bivume, aragambanirwa, agirirwa nabi. Inshuti rero muvandimwe, uyu munsi wa none hari ushobora kuba uri ruvumwa, ariko ibyo ntibiguca intege, kuko n'Umwami wacu yigeze kuba ruvumwa kandi yaciye bugufi, araganduka kugira ngo abashe gucungura ikiremwa muntu. Ahari mbese uyu munsi wa none ushobora kuba uri kugirirwa nabi kugira ngo hagire benshi babasha gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero usobanukirwe yuko uwo mwanya uhagazemo ari Imana yemeye ko uba uhagazemo. Umurongo wa 9 rero nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Uzirikane yuko Yesu amaze gutambuka muri ibyo byose, yarongera arazamurwa, ashyirwa hejuru y'amajuru, ndetse ahabwa icyubahiro giheranije nk'icyo yahoranye mbere. Aha rero turakomeza twiga n'ubundi ibyerekeranye n'intambara ari hagati y'umwana w'intama n'ikiyoka. Aha rero umwana w'intama, murabona ukuntu Yesu amanuka ava mu ijuru, yisize ubusa, aza kudupfira. Naho Satani we ari we kiyoka rero
yaravugaga ati nzazamura intebe yanjye isumbe inyenyeri zo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo itandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abana bo muri iyi si cyangwa se abana b'abantu, ni uko iteka bahora bagamije kugira ibyo bakora ngo bizamure mu byerekeranye n'iby'ubuzima, bazamuke intebe yabo bayizamure bayishyire hejuru isumbe iz'abandi rwose, yaba mu by'ubutunzi bwa hano muri iyi si, yaba mu by'amashuri, noneho akavuga ati nzayizamura rwose isumbe inyenyeri zo mu ijuru. Umuntu rero aho yicaye akibwira ati rwose nzazamuka mbasumbe bose mbarenge mbereke ko ntahwanye nabo. Kandi ubwo rero iyo abantu bamaze kuzamuka bamaze kugera hejuru rero ku gasongero, ahubwo barebye inyuma bagashaka gukandagira abo basize inyuma. Ariko Yesu we noneho umwana w'intama ukuntu arwana rero n'ikiyoka, ntago arwana n'ikiyoka avuga ngo ikiyoka nzagikandagira nyice nkishinyagurire. Hoya, umwana w'intama aravuga ati njyeweho noneho niba ari uko bigenze nzicisha bugufi. Uri kumva harimo ikinyuranyo, birabusanye. Ikiyoka ari we Satani akavuga ati nzazamura intebe yanjye isumba inyenyeri zo mu ijuru. Noneho umwana w'intama we akavuga ati njyeweho nzamanuka nce bugufi cyane, manuke nturutse mu ijuru, noneho nicishe bugufi, nzemera no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Aha rero nshuti muvandimwe, uri kumva itandukaniro riri hagati cyane y'umwana w'intama n'ikiyoka. Impamvu rero hano uko bigaragara mu by'ukuri umwana w'intama arwana n'ikiyoka, ikiyoka cyakabaye ari cyo gifite imbaraga kurenza umwana w'intama. Ariko niyo mpamvu imirwanire ya Yesu cyangwa se intambara Yesu arwana ntago ari intambara zigaragaza imbaraga z'ibigaragara. Niyo mpamvu ikiyoka cyo mu bigaragarira amaso gifite imbaraga kurenza umwana w'intama, ariko mu by'umwuka umwana w'intama afite imbaraga kurenza ikiyoka. Bavandimwe rero, ibigango ugaragaza muri iyi si uyu munsi wa none by'ubutunzi cyangwa se by'amashuri cyangwa se by'ibyubahiro by'ibindi ibyo ari byo byose waba ufite muri ino si, ndagira nkubwire yuko atari ikimenyetso cy'uko ubasha gutsinda cyangwa se watsinze ibintu byose, ibindi byose, cyangwa se watsinze icyaha. Ahubwo abantu baciye bugufi mu mitima yabo bagaragara nk'abana b'intama badafite icyo kwirwanirira, badafite ibyo byubahiro, batanabikandagiza abantu, ahubwo bakaba barwana nk'uko umwana w'intama arwana ku byo byerekeranye no kwicisha bugufi. Mwibuke amagambo Yesu yavuze, yabwiye abantu, arabwira ati umuntu nagukubita mu musaya umwe uhindukize n'undi musaya. Bigaragaza ukuntu umwana w'intama arwana. Umwana w'intama arwana bamugirira nabi, ariko yicisha bugufi kugira ngo abashe kugaragaza ishusho y'Imana cyangwa se ishusho ya kamere y'Imana. Ni ukuvuga ngo umwana w'intama ukuntu arwana arengera icyubahiro cyangwa se kamere y'Imana, ishusho y'Imana, kugira ngo idatakaza icyubahiro n'agaciro muri we. Inshuti rero muvandimwe, aha niho dukwiriye gusobanukirwa ibyerekeranye n'urugamba turimo iyi minsi ya none. Ntabwo ari urugamba rwerekeranye n'ibigaragara, ahubwo ni urugamba rw'umwuka. Imibereho ya Yeremiya umuhanuzi w'Imana, bamushyize mu cyobo kirimo icyondo. Muribuka muri Yeremiya igice cya 38, aho yahanuriraga umwami aramubwira ati i Babuloni bazatera kandi uyu mujyi bazawuhindura umusaka. Rero inama nakugira ni uko wakwemera ukishyira mu maboko y'abantu b'i Babuloni. Aha rero iyo ugiye kwitegereza mu by'ukuri ubona ukuntu umwuka wera ari we wayoboraga abahanuzi. Baramufashe rero bamushyira mu cyobo kirimo ibyondo, noneho aza kurokorwa n'inkone y'umunyetiyopiya yarindaga umwami. Aha rero mu bigaragara Yeremiya uburyo yarwanagamo intambara akurikije urugero rwa Yesu Kristo, ntabwo yigeze yirwanirira cyangwa se ngo ajye mu byo kwirengera, ahubwo yaremeye bamugiriye iyo nabi yose, ariko ishusho y'Imana ikomeza kugaragarira mu mibereho ye. Iyo dusomye rero muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 10, hari amagambo avuga ngo ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko
rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Aha rero murabona ko bavandimwe inshuti, igihe kishobora kugera Imana ikemera ko Satani adukoraho. Nako igihe kishobora kugera Imana ikemera ko Satani akora ku byacu, ku byubahiro byacu, ubutunzi bwacu, cyangwa se akaba yakora no ku mubiri wacu tugaterwa n'uburwayi. Ariko Imana ikaba yemeye yuko ugaragaza ishusho yayo nk'uko Yobu yabigenje. Yobu rero muribuka mu mirwanire yiwe, yaragoswe, yatakaje ibyo atunze byose, abana arababura, ndetse n'umugore amuvaho, noneho asigara ategekwa kuba yatuka Imana akipfira. Yari ageze ahantu habi cyane hakomeye, ariko ibyo si igitangaza abavandimwe. Ntago kuba ugeze kure cyane nk'aho Yobu yari ageze, ntago bigaragaza yuko ugeze ahantu kure ho kuba ugiye gupfa cyangwa se Imana itabasha kugutabara. Ahubwo uhagaze kuri urwo rugero no kuri urwo rwego kugira ngo ugaragaze ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana igaragara neza, ndetse n'igihe hari ibyago n'amakuba nibwo Imana ibasha kugaragara mu buryo butangaje cyane abantu batabitekerezagamo. Rero inshuti za Yobu zo zimaze kubona ibiri kumubaho byose, izo zararebye ziravuga ziti nta kuntu ibyo bintu byose byakuzaho bimeze bityo ngo ube utari umunyabyaha, ngo ube utaratutse umwuka wera, cyangwa se ube utaratutse Imana, ube utarahemukiye Imana, ube udafite ibyaha wahishe mu mutima wawe. Ibyo byose rero bavandimwe, rero imiterere y'ino ntambara undi muri iyi si yacu ya none, iyo uhuye n'ibyago mu kenshi nanone ibyago haba ubwo bigereranywa no kugwa. Iyo uhuye n'ibyago ubundi abatindi b'abapagani bavuga ko ubundi wanaguye, kubera ko ingorane uba uri kunyuramo nta kuntu ziba zitagaragaza ko Imana yagukuyeho amaboko. Ariko muribuka yuko na Yobu Imana yigeze kwemera rwose, iramutanga, yemera kuba Satani aramugaragura uko ashoboye n'uko ashaka. Ariko mwibuka Imana uburyo yamutabaye ku munota wa nyuma, Satani yari amaze kumuhindura akabarore. Aho rero, aho uhagaze n'urwego uriho, wibuke yuko Imana ikiri kumwe nawe. Iyo tugiye gusoma aha rero, icyo tuhigira ni uko umwuka wera niwe uyobora abantu b'Imana, akabigisha gukurikiza uwo mutima wari muri Kristo Yesu. Yobu yakurikije umutima wari muri Kristo Yesu, kandi Yeremiya yakurikije umutima wari muri Kristo Yesu, kandi Yesu nawe muribuka yuko ibyanditswe bitubwira ngo yabatirishwaga umwuka wera uko bukeye n'uko bwije. Iyo tugiye gusoma mu rwa mbere, iyo dusomye mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere ku ipaji ya 341 isubi ya 2, ni amagambo ari mu Cyongereza, nayashatse mu Kinyarwanda sinabasha kuyabona, ariko n'ubundi dusanzwe tuyafite muri za Bibiliya zacu, ariko ndagerageza no kuyasobanura mu Kinyarwanda ho gatoya. Ni amagambo avuga ngo Satan will go to the extent of his power to harass, tempt and mislead God's people. Satani azagura imbaraga ze ku buryo bwo kugenda akabasha guharasinga cyangwa se gucunaguza, kugerageza no kuyobya ubwoko bw'Imana. He who dared to face and tempt and taunt our Lord, umuntu wagerageje, uwabashije kugerageza guhangana imbona nkubone, akagerageza umwami wacu kandi akamushinyagurira, and who had power to take him in his arms and carry him to a pinnacle of the temple. Kandi umuntu wabashije kugira imbaraga zo kumuterura mu maboko yiwe, akamuzamura akamutereka hejuru ku gasongero k'urusengero hasumba cyane imisozi, will exercise his power to wonderful degree upon the present generation. Uwo ni uzongera nanone kugaragaza imbaraga ze ku rugero rutangaje cyane ku
ku bubu bwoko cyangwa se ku bantu bo muri ino generasiyo cyangwa se abariho uyu munsi wa none. Nshuti muvandimwe, amagambo nari nitayeho cyane aya ngaya avuga ngo Satani yateruye Yesu mu maboko yiwe aramuzamura. Umunsi wa none rero Satani nawe abasha kuguterura amaboko yiwe akakuzamura akagutereka ku gasongero k'urusengero ahantu hejuru cyane. Umunsi wa none rero abantu bajya bazamuka bakazamuka hejuru cyane mu byerekeranye n'ubuzima, noneho rimwe na rimwe umuntu akibwira yuko akishuka mutima we, kuko akenshi na kenshi iyo tubonye ibintu bya hano muri iyi si akenshi twibwira mu mitima yacu yuko Imana yo yabiduhaye. Yego nibyo koko Imana iba yabyemeye, ariko wibuke yuko Yesu ari Satani wamuteruye mu maboko yiwe akamuzamura akamushyira ku gasongero k'urusengero kugira ngo ahamugeragereze. Muvandimwe rero, uyu munsi wa none niba ubona warazamutse uri hejuru, wibuke yuko hari igihe atari Imana yaba yaragushyize naho hantu, ahubwo Imana yaremeye yuko Satani akuzamura cyangwa se Satani ntakome mu nkokora iryo zamuka ryawe, ukazamuka Satani akakuzamura akagushyira ku gasongero k'urusengero hejuru kugira ngo hakugeragereze, wowe ukaba uriho ushima Imana ngo imigisha y'Imana n'ibyubahiro bya hano muri iyi si byakugezeho, kandi ukiyibagiza yuko wajyanywe ahantu hejuru cyane ngo hageragerezwe. Noneho Satani ikaba yagusaba gusimbuka ukitura hasi ngo kuko abamarayika bazagusama. Rero umuntu agahora ari umuntu uri aho hejuru atarimo gutekereza ku buyobozi bw'Umwuka Wera, yibwira ngo Umwuka Wera azakomeza kumurindira kwa gasongero k'urusengero hejuru ibyo yakora byose, ariko akibagiza yuko umwanzi yahamujyanye ngo abashe kuhamugeragereza. Mbese muvandimwe, wowe uyu munsi wa none waba uhagaze ku kahe gasongero k'urusengero? Satani yemerewe gukora kuri Yesu, amuteruza amaboko ye yombi ngo amujyane amugerageze. Yesu ntabwo yigeze yanga, kuko aribwo bwari ubushake bw'Imana. Yesu rero amagambo yatubwiraga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu wari umutima wo kwemera ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Iby'Umwuka Wera yamuyoboragamo byose nibyo yemeraga kunyuramo Yesu Kristo, kugeza n'ubwo Umwuka Wera yamuyoboye akemera yuko Satani amuterura mu maboko yiwe akamujyana akamutereka ku gasongero k'urusengero hejuru cyane. Muvandimwe, Imana idufashe tubashe gusobanukirwa n'iby'ibi bihe tugezemo cyangwa se turimo, kugira ngo ibyo bigeragezo byose bya Satani tubashe kubitsinda binyuze mu kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Rero mbere y'uko dusoma aya magambo aboneka mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 422 umurongo wa 5, ndagira ngo tubanze twongere dusesengura aya magambo. Haba ubwo Satani yaba yaremerewe kuguterura akakuzamura ku gasongero k'urusengero, mbese uyu munsi wa none uhagaze ku kahe gasongero? Mbese ujya utekereza ko haba ubwo yaba ari Satani wahagushyize kugira ngo ugaragaze urukundo rw'Imana, none ukaba utekereza yuko ari ubuyobozi bw'Umwuka Wera bwabashije kugutereka kuri ako gasongero ko hejuru y'urusengero? Ahubwo Umwuka Wera yarabyemeye kugira ngo ubashe kuhageragerezwa kandi ugaragaze ishusho y'Imana, ugaragaze wa mutima wari muri Kristo Yesu. Aho uhagaze aho hejuru ku gasongero, bavandimwe, ukomeze kuzirikana ubuyobozi bw'Umwuka Wera ngo Imana ibashe kuhakuyoborera. Aya magambo rero turayasoma, tugiye gusoma aya magambo aboneka mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 422 umurongo wa 5. Ku ipaje ya 422 igice ku ipaje ya 422 ku isubi ya 5 hari amagambo avuga ngo mu mico ya Samweli hagaragariragamo ishusho ya Kristo. Murabona yuko na abantu bose bahanuzi bagiye babaho, twabonye Yeremiya, twabonye Yobu, twabonye
n'abandi batandukanye. Mu mico ya Samweli na Samweli we ubwe hagaragariragamo ishusho ya Kristo. Bose bari bafite wa mutima wari uri muri Kristo Yesu. Ubutungane bwarangaga imibereho y'Umukiza nibwo bwateye Satani kugira umujinya. Ikintu nagira ngo mbabwire ni uko ikintu gitera Satani umujinya ni ukubera gutungana, dutunganira Imana. Nicyo byo bintu bimutera uburakari bukomeye cyane, kubera yuko Satani ntago akunda abantu bagendera mu butungane bw'Imana. Iyo mibereho yari umucyo w'isi kandi yahishuraga ubuhanya buhishe mu mitima y'abantu. Ubuziranenge bwa Kristo nibwo bwatumye ababeshyaga ko bubaha Imana bamwanga urunuka. Ubu buziranenge bwa Yesu Kristo bwatumaga abantu bamwanga urunuka, kuko atari afite imico n'imigambi ihuye n'iyabo. Iteka yabaga afite imigambi yo kubaha Imana no kuyigandukira, ariko bo baga bafite gahunda yo gukora ibyabo bishakiye. Ntabwo Kristo yaje afite ubukungu n'icyubahiro by'isi, nyamara imirimo yakoze yagaragazaga ko afite imbaraga n'ubushobozi buruta ubw'umwami uwo ari we wese. Abayuda bari bategereje Mesiya ngo abakize agahato k'uwabakandamizaga, nyamara bakomeje gukora ibyaha byari byarababoheye ku ngoyi. Muvandimwe, uri kubona yuko nubwo Yesu atari afite ubukungu n'icyubahiro byo muri ino si, ariko yari afite imbaraga y'Umwuka Wera yabashaga kumukoresha. Ibyo bintu rero byaramuzamuraga bikamushyira ku rugero rwo hejuru cyane rw'ubutungane. Yari afite gukiranuka, niko yari yishingikirijeho, nta kindi kintu yari yishingikirijeho muri ino si. Mbese uyu munsi wa none, nshuti muvandimwe, ibyanditswe biko bitubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu wari umutima wo kwishingikiriza ku gukiranuka yahabwaga n'Umwuka Wera yabatirishwaga buri munsi. Mbese uyu munsi wa none twebwe twatwishingikirije kuki? Twatwishingikirije ku gukiranuka kwa Yesu Kristo? Ni ikibazo. Iyo Kristo ahishira ibyaha byabo kandi agashima ingirwabutungane kwabo, bajyaga kumwemera nk'umwami wabo. Rero abantu benshi ahubwo bashobora kudukunda cyangwa se bakavuga ko turi abantu beza bitewe n'uko twemera ingirwabutungane zabo. Ugasanga abantu barazamutse biyicariye mu myanya y'ibyubahiro, bari aho ngaho rwose, biyicariye mu ifaranga ryabo, biyicariye mu cyubahiro cyabo cya hano muri ino si, noneho bakibwira yuko ngo dukwiriye kugenda kubakubitira ibipfukamiro hasi, tubabwira yuko ngo ari abantu rwose bageze ku butungane bwa hano muri ino si, cyangwa se n'abandi bantu ubona bashaka kugerageza kwigira intungane. Abo bantu rero iyo tubabwiye tuti uko gukiranuka ntabwo ariko gukiranuka Imana ishaka, urwango ruravuka mu mitima yabo cyangwa se bakatugirira nabi. Aha rero nibyo Yesu Kristo yakoze ahangaha. Iyo Kristo ahishira ibyaha byabo kandi agashima ingirwabutungane zabo, bajyaga kumwemera nk'umwami wabo. Haba ubwo abantu bashaka kutwemera nk'ababwiriza babo kuko twashimye ingirwabutungane zabo cyangwa se twabahanuriye iby'amahoro, ariko ntibashoboye kwihanganira yuko acyaha ingeso mbi zabo ashize amanga. Basuzuguye imico myiza yarangwaga no kugira ubuntu. Yesu yari umuntu ufite imico myiza cyane kandi wagiraga ubuntu. Ntabwo yari n'umuntu ucyaha agamije gukomeretsa, ahubwo yacyahaga agamije kugaragaza icyaha no kugira ngo abantu batandukanye nacyo. Aho rero niho hantu Yesu Kristo atandukaniye n'abantu nanone uyu munsi wa none babasha gucyaha abanyabyaha, ariko bakabacyaha mu buryo bwo gushaka kubakomeretsa no kubakura kuri Yesu Kristo. Yesu rero yari umuntu witegereza mu mitima y'abantu, akamenya intege nkeya z'abantu, akabasha no kumenya uburyo avuganamo nabo. Kwera n'ubutungane uko niko byakomeje kuba uko ibihe byagiye biha ibindi ku isi. Umucyo uturuka mu ijuru uciraho iteka abantu bose banga kuwugenderamo. Iyo indyarya zicyashywe n'urugero rutangwa n'abanga icyaha, izo ndyarya zihinduka intumwa za Satani zo gukwena no kurenganya abakiranutsi. Mbese uyu munsi wa none ntihaba harimo umuntu uri gukwena, nshuti muvandimwe?
uzirikane yuko ijisho ry'Imana riri mu ijuru riri kukureba. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Niba uri mu ruhande rw'abari kurenganywa, nshuti muvandimwe, ndagira nkubwire yuko uhagaze mu murongo mwiza, ariko niba uhagaze mu murongo w'abarimo kurenganya, uwuvemo. Uhagarike gukomeza gutoteza abakozi b'Imana, uhagarike gukomeza gutoteza imbata z'Imana, ahubwo wifatanye nabo mu byerekeranye no kugeza ubutumwa ku batuye ku batuye mu isi. Amagambo yandi dusoma araboneka mu Bakurambere n'Abahanuzi ku ipaje ya 300. Abakurambere n'Abahanuzi ku ipaje ya 313 ku isubi ya 2 hari amagambo avuga ngo, ibyo byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Urabona, umutima wari muri Yesu Kristo ntabwo ari umutima wo kwiyemera. Hari abantu benshi cyane usanga bungutse akantu gatoya k'ibyo gukiranuka, bagahita bazamuka hejuru cyane, ugasanga bagiye gukandagira abandi. Ariko ahubwo umutima wari muri Kristo Yesu urakubwira ngo, nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Gabanya ibintu byo gushaka kwishyira hejuru no gutoteza abantu ngo wageze ku rugero rwo hejuru rw'iby'ubutungane, ngo wabyawe ubwa kabiri, noneho rero ugatangira gutoteza abandi. Ahubwo ica bugufi ugezaho abantu ubutumwa bwiza binyuze mu mutima wo kwicisha bugufi, kandi ubagezeho urukundo rwa Yesu, babashe gusogongera bamenye yuko Yesu agira neza. Satani azi neza icyo agomba guhangana nacyo mu mutima w'umuntu, kubera ko yabyize abishishikariye mu gihe cy'imyaka ibihumbi byinshi. Azi impande runaka zo mu mico yigarurira mu buryo bworoshye. Satani asobanukiwe neza uburyo abasha kurwanya uwo ari we wese, kuko Satani yize imico ya buri muntu uwo ari we wese abyitonde. Kandi mu bisekuruza byinshi byagiye bikurikirana, yagiye agerageza kugusha abagabo bakomeye, ibikomangoma mu Bisiraheli, akoresheje ibigeragezo nk'ibyageze ku ntego yabyo i Bali Pewori. Mu bihe byagiye bikurikirana habayeho abantu badafite imico ishikamye, bagiye banyerera ku bitare byo kunezeza irari. Bavandimwe, uyu munsi wa none Satani tugeze ku rugabano rw'isi ihoraho. Satani azateza ibintu byerekeranye no kunezeza irari rya kimuntu, bizatuma bizatuma ashyira imitego ikomeye mu nzira y'abantu ngo bambuka Yorodani bagera i Kanani. Ubwo twegereza iherezo ry'igihe, ubwo ubwoko bw'Imana buhagaze ku ngabano za Kanani yo mu ijuru nk'uko yabigenje kera, Satani azakuba kabiri umuhati we kugira ngo abuze ubwoko bw'Imana kwinjira mu gihugu cyiza cyane. Iyo Satani rero abona abantu bagiye kwinjira mu gihugu cyiza, akuba umuhati we inshuro nyinshi kugira ngo abuze abantu kwinjira muri icyo gihugu. Imitego ye ayitega umuntu wese, kuko iyo Satani abona ko igihe cyo kwambuka gisohoye, aho kugira ngo nawe ntaryama ntaruhuka, akuba imbaraga ze kugira ngo abashe kugusha umuntu uwo ari we wese wari ugiye yambuka Yorodani, yambukiranya ngo agere mu gihugu cy'ubwiza. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none buri muntu uwo ari we wese aratezwe. Ntabwo hano magambo dusoma aravuga ngo ntabwo abatarize n'abatarateye imbere mu muco aribo bakeneye kurindwa gusa. Azategura ibishuko bye abitege abari mu myanya yo hejuru. Imyanya yo hejuru yaba mu byerekeranye n'iby'itorero ndetse no mu by'ubuzima busanzwe, bafite inshingano zikomeye kurusha abandi. Aramutse atumye banduza ubugingo bwabo, yabakoresha maze akarimbura benshi. Muri iki gihe akoresha abakozi nk'abo yakoresheje mu myaka isaga 3,000 ishize. Yoshya abantu kwica itegeko rya 7 akoresheje inshuti z'isi, imbaraga ikurura y'uburanga,
gushaka kwinezeza, kuvuyarara, ibirori cyangwa inzoga. Ibyo byose Satani ari kubikoresha kugira ngo abashe kubuza umuntu uwo ari we wese uri gutera ikirenge ashaka kwambuka Yorodani ngo agere mu gihugu cy'isezerano. Inshuti rero muvandimwe, wongere kwibuka amagambo turi kwiga avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kugira ngo rero Yesu abashe gutsinda ibyo byose, ni uko yakomeje kuba mu buyobozi bw'Umwuka Wera kandi akaguma muri se Data, kandi Data nawe akaguma muri we. Imana idufashe rero kugira ngo tubashe kubatirishwa mu Mwuka Wera uko bwije n'uko bukeye. Iyo dusomye amagambo aboneka muri Luka igice cya 12 umurongo wa 15, hari amagambo avuga ngo arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Bavandimwe, igihe turimo kwambuka dushaka kwambuka Yorodani ngo tugere mu gihugu cy'isezerano, mu gihugu cy'ubwiza, uyu munsi wa none Satani akaba ateze iyo mitego yose. Yesu araturarira kandi akatuburira akatubwira ngo, arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Ni ukuvuga ngo inshuti muvandimwe, ibyo urarikiye bya hano kuri iyi si byose, yaba ibyo dutunze, yaba ibyo dufite, yaba ubwenge dufite, yaba n'ikindi cyubahiro n'igitinyiro dufite bya hano muri iyi si, ibyo utunze byose ntabwo ubwinshi bwabyo ntabwo ari mu iby'ubugingo bwawe bituruka. Kubera yuko iyo bariho bituruka, Lusiferi igihe yari ari mu ijuru aba yarabashije kuguma mu mwanya yari arimo, kuko yari umutunzi w'akataraboneka, yari atunze biheranije, kandi yari afite ubutunzi bw'ubwenge, yari afite uburanga, yari afite igitinyiro mu ijuru, kuko ari we wari marayika w'umukerubi mukuru wahagararaga imbere y'Imana, umucyo w'Imana ukamurikira kuri Lusiferi, hanyuma Lusiferi akageza gahunda y'Imana ku bindi biremwa byose. Akaba rero ari we wari ufite ubutunzi bw'akataraboneka, yari afite uruhanga rurambuye, kandi igitinyiro cye ntabwo ari igitinyiro cy'uko yari umwanya yarahagazemo gusa, n'igihagararo cyiwe Lusiferi byarabigaragazaga, kandi yari umuntu w'igikomangoma rwose. Noneho ubwo butunzi rero bwose Imana yari yaramuhaye ntago bwamubashishije kumugumisha mu mwanya yarahagazemo. Muvandimwe, uyu munsi wa none kugira ngo ube uhagaze cyangwa se ugume mu mwanya Imana yagushyizemo cyangwa se Imana ikurarikira kuba urimo, ntabwo ubikesha ubutunzi ufite mu by'ubwenge, mu by'amafaranga, mu by'icyubahiro, mu by'igitinyiro n'ibindi bintu byose bitandukanye. Ahubwo wibuke intambara turimo kurwana ni intambara iri hagati y'umwana w'intama n'ikiyoka. Umwana w'intama we aharanira kwicisha bugufi no kumanuka, ariko ikiyoka cyo kiravuga ngo, nk'uko twahoze tubibona, ni ukuvuga ngo Satani we yaravugaga ati nzazamura intebe yanjye isumbe inyenyeri z'Imana. Ni ukuvuga ngo Satani we agamije kwizamura akishyira hejuru, ariko umwana w'intama we aravuga ngo nzamanuka nicishe bugufi, nemere kuganduka ndetse impfe urupfu rwo ku musaraba. Uri kumva ikinyuranyo kiri hagati aho ngaho. Niyo mpamvu rero ibyanditswe bitubwira ngo ubutunzi ubwo ari bwo bwose twaba dufite ntabwo arimwo iby'ubugingo, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye, ahubwo bituruka mu kwemera ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Turasoma amagambo asoza mu Baheburayo igice cya 11 uhereye ku murongo wa 35. Hari amagambo uhereye hagati, hari amagambo avuga ngo abandi bicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Nshuti muvandimwe, uyu munsi wa none haba ubwo ibyo tubonye dufite uyu munsi wa none, tuvuye mu buhanya runaka, hari ubwo tuba twarajahajwe n'inzara, cyangwa se ubwo tuba twarazahajwe n'ubukene runaka, hanyuma igihe kikagera tukagira uburyo dutera imbere, noneho tukaba tumeze nk'abazuki. Ariko ibyanditswe bigera bikatubwira ngo abandi bakicishwa inkoni ntibemere
kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Hari ukundi kuzuka kurushijeho kuba kwiza nshuti muvandimwe, ariko kuzuka ugahabwa ubugingo buhoraho. Abandi bakagerageresha gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Aha ngaha uri kubibona yuko abantu b'Imana ntago bigeze ndetse banga no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa bagashyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose, bakababazwa bakagirirwa nabi. Wibuke yuko abantu b'Imana banyazwe byose muri icyo gihe. Uyu munsi wa none rero Yesu akaba atubwira ati igihe gishobora kugera namwe mukamunyazwe byose rwose, mukarenganywa, mukagirirwa nabi. Yesu rero aravuga ati ibyo byose nubwo mwaba mubinyazwe, muzirikane mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu igihe yabonaga bamugira ibyo byose, yemeye kwicisha bugufi, kuko ibyanditswe biratubwira ngo ugukubise mu musaya umwe uhindukize n'undi musaya. Bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari, murongo wa 38, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Umva abantu b'Imana bari baramaze gushyira ibindi byose ku ruhande, bari bafite umutima wari muri Kristo Yesu. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose rero nshuti muvandimwe, ukumva aho abantu bazereraga. Uyu munsi wa none ushobora kuba uzerera ahantu hatandukanye udafite buruhukiro naho guturiza, uri kurenganywa, uri kugirirwa nabi, ariko uzirikane ikintu kimwe, uzirikane yuko hari abandi nabo babiciyemo kandi babasha kubinyuramo, kuko bari bafite wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umwuka wera rero adufashe tubashe kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo atubashishe kwihanganira uku kugirirwa nabi kugeze kuri urugero rwose. Mu gihe abantu bahanganiye kugira imyanya myiza muri bizinesi za hano muri ino si, mu buyobozi, yaba ubwa leta, mu bundi buyobozi busanzwe, uburyo intambara umwana w'intama n'ikiyoka, uburyo umwana w'intama we ayirwana aharanira kwicisha bugufi, kandi ibyo byose by'iyo myanya nta kintu biba bimubwiye. Uzarenganywa, abavandimwe bawe bazakugirira nabi, uzarenganywa, inshuti zizakugirira nabi, uzarenganywa ndetse ababyeyi bashobora kuzakugirira nabi, uzarenganywa abana bashobora kukugirira nabi, uzarenganywa leta zo muri ino si zishaka kukugira nabi, uzarenganywa itorero naryo ubwaryo rishaka kuguhagurukira rikakugirira nabi. Ariko ibyanditswe biratubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, mukomeze guhagarara mushikamye mu mwanya Imana yaduteguriye. Muribuka aho twasomye muri Yobu, inshuti ze rero mu gihe zabonaga ibyago bimuteye, Imana yari yemeye yuko ibyo byose bimugeraho kugira ngo abashe kugeragezwa, kandi umutima wa Yesu Kristo umugaragariremo, bigaragare ko umwuka wera ari muri we. Inshuti ze zararebye zisanga nta kuntu byashoboka yuko ibyo byose byamugeraho adafite ibyaha. Zimushinja ibyaha, ziramutoteza. Yobu akomeza kwihangana, aravuga ati nubwo yanyica nzapfa nyiringiye. Rero inshuti muvandimwe, uyu munsi wa none urugamba waba uriho uko rwari rumeze kose, nubwo rwari urugamba ruhahamura ruteye ubwoba, ariko ukomeza ushikame, kuko Imana niyo yemeye yuko ibyo bintu bikubaho kugira ngo ubashe kugaragaza wa mutima wari uri muri Kristo Yesu. Intego rero ni ukugaragaza wa mutima wari uri muri Kristo Yesu, umutima wo kwihangana no kwicisha bugufi no kwemera kwihanganira kugirirwa nabi, kuko akarengane kanadutegereje karenze akandi gashinyaguro kose twaba twaragiriwe. Umurongo wa 39 rero uravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe. Wibuke inshuti muvandimwe yuko abo ngabo ntibahise bahabwa ibyasezeranijwe, baracyategerezanyije amatsiko, cyangwa se bamwe baracyari mu bituro basinziriye, bategereje kuzuka kurushije ukundi kuba kwiza, bategereje ijwi ry'Imana rihamagara.
ngo bakanguke. Kuko Imana, umurongo wa 40, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Imana bavandimwe natwe yaratugambiriye, niyo mpamvu abo ngabo batarahabwa ibyasezeranijwe, kubera yuko natwe muri no minsi y'imperuka Imana yaratwemereye ubuzima bwacu bubaho cyangwa se turavuka, kugira ngo Yesu Kristo ubwo azaba agarutse natwe tuzabe turi mu bantu bazahabwa ibyasezeranijwe. Rero nshuti muvandimwe, Yesu uyu munsi wa none aragutegereje kugira ngo winjire mu mubare w'abemera gutunganirizwa hamwe n'aba ngaba bamaze guhamywa, ngo nawe uhamywe imbere y'Imana kandi amazina yacu agumirizwe, akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo natwe tubashe guharirwa hamwe nabo ibyasezeranijwe. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Twicishe bugufi dusenga Imana. Dawe wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana ikomeye cyane, uri Imana isubizamo intege abacitse intege, kandi uri Imana ibasha kuremamo umutima wa Yesu Kristo, ukawurema mu bana bawe. Uduhe rero kugira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, kugira ngo tubashe gutambuka muri ibi byose abiri imbere yacu, ngo ibyo Satani yateze byose umwuka yarabashe kubidutambutsamo, kandi Dawe wa twese amazina yacu akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo. Nibyo dusenze twizeye kubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.